Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Gutegeka kwa kabiri igice cya 15 mirongo 16 kugera kwa 17. Kandi nakubwira ati sinshaka kukuvaho kuko agukunda nabo mu rugo rwawe akamerana neza nawe, uzenda uruhindura umupfumuza ugutwi rusohoke ku rugi, maze agumye kuba imbata yawe iteka, n'umuja wawe uzamugenza utyo. Now, we noticed in the Old Testament, they had what they called the Jubilee year. That was when all the people that was slaves could go free when the Jubilee Mu sounded. by'ukuri turayibona, kandi mu isezerano rya kera habagaho icyo bitaga umwaka wa yubile. Wari umwaka abari abacakara bose bashoboraga kwitahira mu mudendezo igihe babaga bavugije impanda ya yubile. And then if the man did not go out, if there was some excuse that he could give, that he didn't want to return to his land, then he had to be marked in the ear with an awl by the post in the temple. Ariko rero iyo umuntu atasohokaga, iyo yabaga afite urwitwazo rumuza gusubira iwabo, bagombaga kumupfumura ugutwi n'icyuma maze bakamwambika iherena ku nkingi y'urusengero. And then no matter how many jubilees come along, that man was sold out. He could never no more come back as a citizen in Israel no more. Hanyuma icyo gihe uko za yubile zikurikiyeho zangana kose, uwo muntu yabaga yaraguzwe, yabaga gishoboye kuzongera gusubirana umudendezo w'abene gihugu muri Isirayeli. What did he do? He rejected his invitation. He didn't have to pay nothing. The debt of his slavery was over. His family was free. Yakoze iki? Yanze ubutumire bwe, ntacyo yagombaga kwishyura. Umwenda w'agahato we wari wishyuwe, umuryango we ukaba ufite umudendezo. He could go right back to his homeland and get his own possession. But if he refused to do it, then he wasn't allotted no more with Israel, and his possession was given to another. Yashoboraga guhita ataha muri gakondo ye maze agasubirana isambu ye. Kandi iyo ajyaga kubikora, icyo gihe nta mugabane yashoboraga kugira muri Isirayeli, hanyuma isambu ye igahabwa undi. Now, the same thing in the natural applies to the spiritual. That if we, as inheritance of eternal life, and we hear the gospel, Nyamara bikorerwa muri kamere, bikorerwa no mu mwuka. Nukuvuga ko niba twebwe nk'abaragwa b'ubugingo buhoraho twumva ubutumwa bwiza hanyuma tukamenya ko ari ukuri, and know that it's true, and we reject it and refuse to do it or to listen to it, we take on the mark of the beast. niba tubwanga maze tukanga kugendera muri bwo cyangwa kubutega amatwi, twakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Now, somebody said, now there's going to be a mark of the beast. It's going to come someday. Let me tell you, it's already come. Mu by'ukuri hari uwavuze ati, mu by'ukuri hazabaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ibyo bizabaho. Nimunyemerere mbibabwire, byamaze kuba. Murabona, As soon as the Holy Ghost begin to fall, the mark of the beast begin to take place. See, you only have two things. One of them is accept it, takes the seal of God. To reject it takes the mark of the beast. To reject the seal of God is to take the mark of the beast. iyo umwuka wera atangiye kumanuka, ikimenyetso cy'inyamaswa gitangira gukora. Murabona, ufite ibintu bibiri gusa. Kimwe ni ukwakira icyo maze ugahabwa ikimenyetso cy'Imana, ikindi ni ukwanga icyo maze ugahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Everybody understand? To reject the seal of God is to take the mark of the beast, for the Bible said, all that was not sealed by the seal of God took the mark of the beast. Mbese mwese murasobanukirwa? Kwanga ikimenyetso cy'Imana ni ukwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko Bibiliya ivuga ko abatashyizweho ikimenyetso cy'Imana bose bakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa. When the trumpet sounded and all wanted to go free could go, them it did was marked. Now, you see, the mark of the beast, if we talk about it in the future, is when it's going to be made manifest. Iyi mpanda yavugaga abashakaga umudendezo bose bashoboraga kuwubona, abatabishakaga bashyirwagaho ikimenyetso. Mu by'ukuri murabona, ikimenyetso cy'inyamaswa
niba tubivugaho nk'ikintu cyo mu gihe kizaza, ni igihe ibyo bizaba bishyizwe ahabona. When you realize that's what you've already done. Nk'uko muzamenya ko ari ibyo mwari mwaramaze kwakira. Murabona? And so is the Holy Spirit. It's to be manifested. When we see the Lord Jesus coming in glory and feel that transforming power and see the dead rising out of the grave and know that a second longer we'll be changed and have a body like His. Ni nako imeze ku by'Umwuka Wera. Agomba kugaragazwa ubwo tuzabona Umwami Yesu aza mu bwiza, maze tukumva ziriya mbaraga zihindura. Ubwo tuzabona abapfuye bava mu bituro, hanyuma tukamenya ko mu kanya nk'ako guhumbya tuzaba tumaze guhindurwa, tukagira imibiri imeze nk'uwe. It'll be made manifest. Then to see those who rejected it will be left down. Ibyo bizagaragazwa. Nibwo tuzabona abanzi icyo baheze hariya bazasigwa hanze.